hanze ngo ntabwo bakunda gutumira abantu barabaheza bakavuga dafite invitation kuzinjira ariko twebwe ntabwo ariko bimeze twebwe twatekereje ku bafana bacu ku bakunzi bacu kandi badukunda wifuje kuza mu bukwe bwacu uzakwitemo kabisozi usa neza uvuga ati nje gutaha ubukwe bwa Vestine turagutumiye uzazinduke ntukererwa nta kundi ngo niwe uzaba wizize. Ubukwe bwa Vestine burahebuje cyane kuri invitation ze twarabibonye yuko ko twamaze kubibona yuko ubukwe bugiye kuba ku Ntare Arena. Benshi cyane bavuga amagambo akomeye ati Vestine mwitorero rya ADEPR turakwirukanye. Vestine nawe yihendura kuri ADEPR yabayemo murabizi ko abarizwaga muri korali yitwa Gosheni arihendura aravuga ati namwe yivuyemo iyi korali niba mutemera yuko mbasha kwambara cyangwa se mbasha gusuka mbasha kwiyitaho nk'umukobwa. Byinshi cyane biravugwa cyane abantu benshi bavuga amagambo ururondogoro hano kuri YouTube ruba rwishi cyane tubavugaho inkuru zigiye zitandukanye ariko inyinshi zibanzemo ibinyoma ari kugira ngo tugere dute ducuruze. Ariko icyo nshimira Imana yacu nkuko nagiye bikoraho n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye ndashima Imana yuko ibyo byose ntawubuza iki ntawubuza impara gucuranga icyaba cyose nta cyabuze imara gucuranga niko abanyarwanda bakunda kubivuga. By'umwihariko shima Imana yuko umunsi ugeze kandi ibintu bikaba bikomeje kugenda neza cyane. Yes my beautiful people, nizere ko meze neza, nizere ko meze fresh, by'umwihariko aho mudukurikiye ari hose muri. Ndagushimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikora wagira ukayikora kugira ngo nawe ujye ubana gatanu kandi hano kuri Gospel 250 dushyigikire nibyo ushobora kudushyigikira mu gukora subscribe cyangwa se mu gusharinga tukajya tubana namwe ku munsi tubashimira cyane n'abayikoze n'abatarayikora. Nizere ko uyu munsi mugiye kugira gute kwikora. Reka ntangire mbasuza by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, burengerazuba n'iburasira bwaryo n'umujyi wa Kigali aho nanjye merereye ubu. Mwese rero nizere ko mumeze neza cyane mukomeje kuryoherwa n'agakonje mwabashije kubona maze iminsi muri za konji by'umwihariko abakozi ba leta nibo maze iminsi bari muri konji, abikorera bo n'ubundi babuza gukora, abacuruzi se abakora ibintu bigiye bitandukanye. Mwese rero nizere ko mumeze neza muri rusange. Ubwo n'abatuye hakurya y'u Rwanda cyangwa se hakurya y'igihugu cyacu, ubwo nivuga hakurya y'igihugu cyacu ndavuga aba diaspora, ubwo no kuheraho mu baturanyi Afrika muri rusange, mwese nizere ko mumeze neza cyane aho muri mushima Uwiteka. Icyo mbifuriza nanjye ni ukukomeza guhirwa n'ibyo mukora ariko nanabifuriza kugira gute kugira ubuzima buzima burya buruta byose. Iyo ufite ubuzima ukagira n'amafaranga ubuzima buraryoha burakuryohera cyane, ariko bikaba byiza cyane iyo usenga cyangwa ugakora ibyo Imana yifuza, by'umwihariko mu gufasha abantu mu kwegera Imana se mu gusenga muri rusange ubuzima burakuryohana cyane ku isi. Aha siho tuzatura ubuzima cyangwa se ubuziraherezo, tuzagira hantu tuzajya ntango aha ariho tuzaguma iteka. Biba byiza rero iyo turi ku isi dukoze imirimo ishinga n'Uwiteka tugakora ibyo Imana ishaka. Rero mbabwira ngo byakonje mwagira gute, nizere ko amakote yanyu mwamaze kugira gute, mwamaze kuyakoraho, mwamaze kuba tayari kuko muri weekend cyangwa se ku munsi wo kwa gatandatu ku tariki 5 tugiye gukora iki, tugiye gushyigikira umukobwa wacu Vestine Ishimwe. Ubukwe bwe bwamaze kumenyekana ko ari tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Rero itariki kabigeze, nizere ko mwese amacogo mwayakoze abagabo, amakote mwagororoye, amadryikina mwagiye b'amakote bakayahanagura, mwese ab'imikegero mwakozeho, abafite agakweto gashyashya, abafite iki, mwese nizere ko ubu mwamaze kuba tayari cyane ko Vestine ubukwe bwiwe mwamaze kubugira amajanja, ariko nizere ko ntacyo mwakeye. Ndavuga ngo nizere ko abuze ndizere iki ko byose byamaze kuba byiza. Uwiteka yakoze bikomeye, iminsi mwamuteze cyangwa se ibyo mwamuteze ibyago mumubwire ati bazagutata ubukwe ntibuzaba. Bamwe bavuga bati umugabo wawe ati binibi. Twumvisha inkuru nyinshi zinyura mu matwi zigenda zitunyuramo twuzumva mu buryo bugiye butandukanye, abamuvugaho ibintu bitandukanye. Umugabo we bamwataka ati Vestine ushatse umusaza, Vestine ushatse umuntu mukuru, ushatse umuntu ukurusha imyaka, afite abana muri Burkina Faso, afite famille nyinshi muri Burkina Faso, imiryango. Ni ukuvuga ngo bamuvuzeho inkuru nyinshi. Uyu mugabo aramugaye, umugabo ageze gute, twumvisha inkuru zisebya uyu mugabo wa Vestine Idrissa Ouedraogo, ariko by'umwihariko
nuko yaramaze kugira gute, yaramaze gukora umurenge n'uyu mukobwa Vestine, cyane bikadutungura twese. Ati Vestine yatewe inda, akaba ariyo mpamvu agiye kwishingira vuba. Ati Vestine iki cyo cyari igihe cyo kugira ngo ajye gushingirwa n'uyu mugabo umurusha imyaka. Ati Vestine ubundi se ni gute ajya gushingirwanya n'umugabo ungana gutyo uku nguku? Abasore bo mu Rwanda bo ukubera iki yaduhoye iki? Benshi cyane bavuga amagambo akomeye. Ati Vestine mu itorero rya ADEPR turakwirukanye. Vestine nawe yishengura yihendura kuri ADEPR yabayemo, murabizi ko abarizwaga muri korali yitwa Gosheni. Arihendura aravuga ati namwe yivuyemo iyi korali, niba mutemera yuko mbasha kwambara cyangwa se mbasha gusuka, mbasha kwiyitaho nk'umukobwa. Byinshi cyane biravugwa cyane, abantu benshi bavuga amagambo, ururondogororo hano kuri YouTube ruba rwinshi cyane tubavugaho inkuru zigiye zitandukanye, ariko inyinshi zibanzemo ibinyoma ari kugira ngo tugere dute ducuruze. Ariko icyo nshimira Imana yacu nkuko nagiye bikoraho n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ndashima Imana yuko ibyo byose ntawubuza iki, ntawubuza impara gucuranga. Icyaba cyose nta cyabuze imara gucuranga, niko abanyarwanda bakunda kubivuga. By'umwihariko shima Imana yuko umunsi ugeze kandi ibintu bikaba bikomeje kugenda neza cyane. Ejo bundi yakoze Brad Shower y'ikinyagihumbi, akora Brad Shower yahebuje abantu bose bakayibona ko yaririmo iki amafaranga, irimo icyo bita sente, irimo icyo bita amafaranga mu buryo bwose babivuga uko ariko kose mu ndimi zarizo zose turabibona. Rero dushima Imana, turavuga ati Vestine ko wakoze Brad Shower asezeye ubukumi bwe, igisigaye iki ni ubukwe. Umuhuro w'uyu munsi rero nawo ukaba witezwe, hagiye kuba umuhuro wa hatari utegura ubukwe bwa Vestine. Ubukwe bwa Vestine burahebuje cyane, kuri invitation ze twarabibonye yuko ko twamaze kubibona yuko ubukwe bugiye kuba ku Ntare Arena. Intare Arena ahakoreba Miss Naomi niho yakoreye ubukwe, hakoreye ibyamamare bigiye bitandukanye. Ejo bundi ahurisha gukorerwa n'ubukwe bw'umukobwa bita Vanessa. Ni sare ihenze cyane, ni zimwe muri sare zihenze muri iki gihugu kuhakorera ubukwe. Rero birumva yuko kubuciye iki agahigo, ni sare zimwe zihenze cyane muri iki gihugu. Nimbivuga ubwo abahazi barahazi, nge nagezeyo ngize umuntu ngerayo narahabonye. Ni zimwe muri sare zikomeye cyane, by'umwihariko ku Ntare Arena kuri FPR ku cyicaro. Muravuga iki? Muravuga iki ko iyi sare abayikoyemo ubukwe barangana iki? Muravuga iki noneho? Murahimbize nkuru abahakoreye ubukwe nabwo bwaratashye ni byiza pe, ariko mwemereye yuko akaruta kandi karakamera. Vestine yagize umugisha, nimba yarabonye umugabo umukunze akabasha kumuteturura, akamuzamura. Buri muntu wese reka abakobwa ntibazababeshye, nta n'umwe utakwifuza ubu buzima. Aya magambo rero muzayabaherekeza, urugo ntiruzaramba. Izi nkuru twagiye tuzibona, niyo mpamvu rero nta n'ikintu na kimwe zigeze prayingamo hano kijwi, kuko ibintu byose hano mwagiye mugira mute mubyumva. Ababageza amajwi cyangwa se ababageze urugo rwabo barugeze intorezo, bagashaka kubagenera iminsi bazamara ngo babana, ngo ntibazarambana, ngo nta kuntu umuntu w'imyaka 22 yashaka n'umuntu w'imyaka 40 ngo barwubake, kuko imyaka murusha ni myinshi. Murabagenera iminsi se muri Imana? Nicyo nababwira rero, ubukwe bwa Vestine ni bumwe mu bukwe bugiye gusiga inkuru imusozi, cyangwa se bugiye gusiga inkuru mu gihugu cy'imisozi igihumbi. Ni bumwe mu bukwe buhenze bugiye kubaho muri iki gihe, cyane yuko Vestine yashatse n'umugabo bavuga ko afite agatubutse, cyangwa se ufite ibyamirenge, ufite amafaranga menshi cyane, ugiye kugira gute, ugiye kumukundwa akaza akabugira gute, akamuhindurira ubuzima yararimo. Ni bwiza pe, nubwo buteye inkeke cyane yuko bavuga yuko Vestine na Dorcas babizi ko barabiririmbye. Hari indirimbo vuba bagiye gusora yitwa Emmanuel, nanabibabwira muyitegure. Abavuze ngo Vestine na Dorcas bagiye gutandukana, ngo nta ndirimbo bazagira kuduhereza, icyo ni ikinyoma cyambaye iki ubusa. Ni inkuru rero nge nabashije kumenya yuko Vestine na Dorcas mu minsi yavuba bagiye kudukubita inkuba y'indirimbo, imwe mu ndirimbo zikomeye cyane yitwa Emmanuel, cyane yuko indirimbo igiye kugira gute, igiye kuza tukayibyina tugashima Imana kubw'indirimbo, cyane kubw'ubukwe bwa Vestine Nade na Idrissa Ouedraogo, cyane yuko mwabageze iki, mwabateze iminsi. Reka mvuge ko mwabateze iminsi. Vestine ati nta n'umwaka ngo yamarana Nade na Idrissa,
cyane yuko mwagiye mugira gute mubavuga amagambo atari meza ngo nta kuntu muvuga ituntu twishi cyane sindi butugarukemo ntitwishi pe ahubwo ikiruta byose yagiye gukora cyangwa se ngiye kubumvisha nuko ngiye kubumvisha ubutumire Vestine yagize gute yatumiye abanyarwanda aho bari hose bagiye bavuga yuko bikoma abantu bavuga ngo abastari benshi bakunda gukora ubukwe mu muhezo bakunda kudatumira abantu ahubwo ikiruta byose nuko mde Vestine yagize gute yatumiye abanyarwanda uzashobora wese uhanagura urukweto ari nacyo kintu hatangiriyeho ngo abahanagura urukweto cyangwa se abantu umukenyero wabo bawuteguye mwese muwe muri tayari yuko muzagira gute muzataha ubukwe ku tariki 5 ejo bundi kuwa gatandatu cyangwa se no munsi ejo kuwa gatandatu undi kuvuga ejo bundi nibagiye ku uyu munsi turi ku tariki 3 nibagiye ku uyu munsi turi ku tariki 4 kuwa gatanu rero nizere ko rero mwese muri tayari muri stand by kwita mutaha ubukwe tukajya kureba uko Uwiteka agira gute ahemba Vestine uko nukumuhemba udi nibute ntabivuga uko nukumuhemba uku ni ukumuhemba cyane yuko Vestine ni umukobwa wakoreye Imana ni umukobwa wahirimbye indirimbo nziza zifasha abanyarwanda zifasha abatuye isi zifasha abantu kuva mu byo bari barimo zihembura imitima y'abanyarwanda ahantu hose nizere ko rero uyu munsi cyangwa se ku munsi w'ubukwe ejo mwese mugiye kugira gute mugiye gutungurwa Uwiteka agira gute ahemba Vestine akamuhemba ubukwe bwiza bugiye gukora iki amateka mu gihugu cy'u Rwanda reka rero praying amajwi ye mwumva ukuntu yagize gute yabatumiye nta n'umuhejwe kugira ngo twese tuzajye hariya kwabukereye ku bukwe bwa Vestine hanze ngo ntabwo bakunda gutumira abantu barabaheza bakavuga dafite invitation kuzinjira ariko twebwe ntabwo ariko bimeze twebwe twatekereje ku bafana bacu ku bakunzi bacu kandi badukunda wifuje kuza mu bukwe bwacu uzakwitemo kabisozi usa neza uvuga ati nje gutaha ubukwe bwa Vestine turagutumiye uzazinduke ntukererwa nta kundi ubwo niwe uzaba wizize murabyumva rero murabyumva utazaza niwe uzagira gute uzaba wizize utazaza niwe uzayigize gute wizize rero mwese amarembo arafunguye ara kuri hehe ku Rusororo kuri Nuza kuri FPR ku Ntare Arena mwese rero muratumiwe ubukwe tujye kureba uko Uwiteka agira neza turebe ikiganzo cy'Uwiteka mu bukwe bwa Vestine cyane yuko mwabageze iminsi mwabateze iminsi mubavuga ibintu byinshi cyane mubavugiraho amagambo ateye ubwoba bamwe baza bavuga ibi abandi bavuga ibi ate muri ADPR ibi nibi Vestine yakoze ibi muri ADPR niyo mpamvu ADPR batakivuga rumwe babwira yuko Vestine ibyo byose ari ugusaba no gukwa bazabikorera aho ngaho mu gusezerana Pasiteri nababwiye Karinde ari Rutayisire azaza kubasezeranyiriza hariya mbabwira yuko reception igomba no kuzabera byose rero bizabera hariya nta deplacement zabaho nyinshi cyane mwese icyo musabwa no kwitabira iki ubukwe bwa Vestine cyane ko ubutumire twabubonye rero nta kindi kintu nabasha kubabwira cyangwa se nabikindi ndibasha kubabwira ibindi nzabibabwira ku munsi w'ubukwe nanjye makote nayanigirije ndi mu bukwe hariya nta bindi rero Uwiteka agire gute aduhana umugisha kandi dukomeze dusegere Vestine kubw'ubukwe bwe kubw'umuhuro w'ubukwe bwe bugiye kuba ariko tunagira gute tuvuga ati Uwiteka azabane nabo kandi azabubakire babyare hungu nakobwa icyo kintu kiruta byose twagira gute twabifuriza murakoze cyane rero nivare hano kuri Gospel 250 wakora subscribe wa ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira cyangwa ukamamagara nimero zanjye ziri aho ngaho sindi buzisubiremo murazibona byaba byiza rero mukoze share kugira ngo nabandi bagire bate babibone murakoze rero tuzabane ku munsi w'ubukwe zagerageza nanjye kubahereza amakuru ku gihe